hura na Gisa. Gisa atuye hano i Kigali kandi kimwe n'abandi bantu bose afite intego muri uyu mujyi. Nifuza kuzamara imyaka 20 ategereje ko azazamuka mu ntera cyangwa akabona akazi karenze akafite ubu ngubu. Oya, Gisa arashaka kuba umushoramari. Yifuza akantu yakora ku ruhande kamwinjiriza. Gisa yashakishije igishoro kuko amahirwe arakibona, maze yafungura iduka rigezweho. Arateganya ko nyuma y'umwaka kubera iryo duka rye azaba afite imodoka agendamo. Gisa arashishikaye, afite intumbero. Nyuma y'amezi 12 iduka rya Gisa ryarafunze. Imfunguzo zisubiza nyirinzu. Amafaranga ye yarasigaranye makeya, akajya yiriramo akabenzi ko nta kindi kintu nta mari yari kuvamo. Ese niki cyagenze nabi? Ese Gisa yagize amahirwe make? Ese hari umuntu wamugiriye ishyari? Oya, Gisa yabaye inzirakarengane y'umutoramari wihishe muri uno mujyi cyangwa muri Afurika muri rusange. Muri Afurika hafi ya 90% y'ubucuruzi buciriritse busenyuka mu mwaka wa mbere. Uyu munsi tugiye gusesengura imitego 3 ikomeye yica ubucuruzi bwaho n'uburyo watsinda systeme yatuma wibona mu nzirakarengane zingana n'iyo 90% y'ubucuruzi bufunga butaramara umwaka. Umutego wa mbere: amazu akodeshwa no kwiyemera. Ibyo bintu biri bujyane. Ikosa rya mbere riba mbere yuko ubucuruzi bufungura amarembo. Nicyo cyitwa umutego wo gukodesha. Mu mujyi wa Kigali inzu z'ubucuruzi ni umutego ukomeye kuri rubanda. Ubwo Gisa yasohokaga ajya gushaka ahantu ho gukorera iduka rye, yashaka kugaragara nk'aho byaciyemo. Yanyuze mu duce duto duhendutse, maze ajya mu gace karenze hari abantu benshi nka za Remera, za Nyarutarama. Nyirinzu yaramubwiye ati uzajya umpereza 400 ku kwezi, ariko ugomba kwishyura amezi 6 icyarimwe. Inzu nyinshi z'ubucuruzi wa mutego zikunda kugwamo. Gusa reka dukora imibare turebe. Ese niba nyiri inzu ikodeshwa 400, kimwe cya kabiri cy'igishoro kiragiye. Ni ukuvuga ngo ntabwo yaguze ibicuruzwa, ntiyishyuye ayo gupakira, aracyafite ibintu byinshi byo gukora. Rero iki nicyo bita umutego w'amacumbi. Ba nyiri ubucuruzi bashya batekereza ko iduka rinini ryiza riri ahantu heza hari abantu basi na generale amakampani akomeye ahantu bakorera ari byo byiza. Oya, reka dufate urugero. Urimo gutegura impano ugiye kugenera umuntu, ukoresheje 60% by'amafaranga y'iyo mpano mu gushaka igifuniko cy'inyuma. Nukuva niba uteguriye umuntu impano y'ibihumbi 10 ukoresheje 6,000 uri gukora cya kidekorasiyo ari buce agiye kureba ikirimo imbere. Mwimbere ushyizemo 4,000. Ari wowe umuhaye impano y'ibihumbi 4 n'uwamuhaye impano y'ibihumbi 10 akayimuhereza nta gifuniko yashyizeho. Ninde wakoze igikorwa kizima? Kimwe nka Gisa rero, ayo mezi 6 yari yishyuye inzu yayamaze adahumeka, ko amafaranga yose yari yamariye ku bukode. Impamvu ya kabiri ituma ubucuruzi bw'imbere mu gihugu busenyuka ni umuco, kandi iyi ngingo abantu ntago bakunze kuyivugaho. Ni ukuvuga ngo umuco, inshuti, umuryango, ubyongeho n'imisoro biba ikintu gituma business zidakomeza. Yega abafamiliye baragufasha, ariko reka nze turebe uburyo nyuma yo kugufasha bafite gutuma iyo business yawe idatera imbere ngo ugere ku nzozi zawe. Mu buryo butunguranye, mubyara wa Gisa witwa Jean Bosco n'urugero arinjiye abona ikoti ryiza. Gisa amubwiye ko ari 40,000. Jean Bosco aramubwiye se ntituri abavandimwe, ntidufitanye amaraso, reka mbe ngwaye amafaranga makeya andi nzaguhereza mu mpera z'ukwezi. Hanyuma umunyeshuri mugenzi wa Bosco cyangwa undi muntu araje nawe amugabanyirijeho. We nta mugiyemo ideni, ariko aramugabanyirijeho uti nziranye na Bosco. Aha ni ikibazo gikomeye cyane kibaye kuri Gisa, ariko kuko abikoreye mu family ari kumva nta kibazo. Ibicuruzwa bye biri kuzenguruka imihanda ya Kigali ku mugongo w'inshuti ye n'abavandimwe, ariko konti ye nta kintu cyagiyeho, ntago yinjije. Kandi wibuke ko aho twahereye Gisa yarishyuye. Jean Bosco yamuhaye zirageze, aramuhamagaye ati wampaye amafaranga. Uti bro, icyumweru gitaha Kigali iragoye muri iki gihe. Niba wifuza gufasha umuryango wawe, fata amafaranga ku mushahara wawe bwite, nyuma yo kwishyura hanyuma ukayabaherezamo nk'impano, nta kubaguriza. Nunayamuguriza umugurize
mu mafaranga y'umushahara, ay'ubucuruzi aguma ari ay'ubucuruzi. Tugiye kurebera hamwe ikintu cya nyuma ari nacyo ndi busorezeho. Mu gihe Gisa yatangiraga gukora cyane ntiyashoboraga kurara mu iduka rye cyangwa kuryirirwamo umunsi wose. Niyo mpamvu yashyizeho umuzamu cyangwa umuntu umwirirwa aho ngaho. Yamuhembaga umushahara mutoya cyane. Gusa bitekerezeho, umukiriya arinjiye mu iduka, aje afite amafaranga yashaka guspendinga, arasuhuje ntumusuhuje kuko ntabwo ari Gisa nyiri bwite ubyibereyemo, harimo undi muntu. Uwo mukozi ahembwa makeya, ibyo gusa si ikibazo. Ikibazo ni mu gihe uzi ko neza uwo muntu umuhemba amafaranga adahagije, uhari bingana uti. Ubu ngubu ibintu byaroroshye. Umukiriya niba aje, hari amaduka 5 hafi aho ngaho akora nk'ibyo mukora. Nutamuha serivisi nziza arigendera ku bandi, kandi abo bandi arajyaho ni abantu muhanganye bakomeye. Bamwe bararangurira mu Bushinwa, abandi barajya muri Turukiya kujya kurangurirayo. Ntabwo ufite ububasha bwo kuba wakompeta nabo. Ikintu cyonyine ufite ubushobozi ni ukubaha serivisi nziza, ukabafata neza, ugatuma abo bakiriya batagenda. None se niba udahari washyizeho umukozi wahembye makeya, urumva arabikora nk'uko wabyikorera? Icyo nicyo kintu cya gatatu gituma ama business ahomba cyane. Gutangiza ubucuruzi muri Kigali ni ikintu kimwe, kandi buri wese aba abifitiye inzozi, ariko kugira ngo wisange muri abo bantu 10 ugomba kuba utandukanye n'abandi, ugomba kubikorera. Mu gihe Kigali urimo gutera imbere cyane, urimo kuzamuka, harimo amahirwe menshi. Murakoze. Niba ushaka kwiga kubaka ubutunzi bwawe nyabwo bw'ukuri, gucunga umutungo wawe no kunyura mu bukungu bugezweho, twabateguriye iki kiganiro kugira ngo tujye dufashanya twige. Turabasaba gukora ikintu kimwe, mukore subscribe, nibwo bufasha muzajya muduha kugira ngo tukomeze tubategurire ibintu byiza, twese twigire hamwe, tuzamuke, tujyane n'umuvuduko igihugu cyacu kiri kugenderaho. Murakoze cyane.